Muraho neza nizere ko mwese muri amahoro aho muherereye. Turacyari kuri Go and Study Scholarship nkuko tugenda tubageza ama updates atandukanye mu gisata cy'uburezi. Nizere ko mwese muri amahoro kandi mumeze neza, ibintu byose ari okay. Twagiye dufasha benshi muri application zitandukanye, harimo Mastercard Foundation, ama scholarship menshi muri University of Rwanda. Benshi ni abahamya kubw'ibyo twagiye tubafasha binyuze muri Go and Study Scholarship. Rero scholarship zo ziracyakomeje, amahirwe aracyagenda aboneka hirya no hino. Nizere ko mugiye gukurikira ibi bintu ngiye kubabwira kugira ngo iyi scholarship itaza kubacika. Yatanzwe na East Africa Christian College, iyo ngiyo ni university ibarizwa mu Rwanda. Ikaba yatanze scholarship nziza cyane izafasha abanyeshuri kugira ngo babashe gupesinga mu masomo agiye atandukanye. Rero nkuko bisanzwe kuri Go and Study Scholarship, tuba twariyemeje kubagezaho ama updates, available opportunities ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo mube mwabasha gupesinga mugere kure, mugere ku nzozi zanyu binyuze kuri Go and Study Scholarship nkuko twiyemeje kubahereza amakuru. Rero ni byiza ko East Africa Christian College yibamo uwa mbere cyangwa abo wa mbere kugira tugufashe mu bigendanye na application. Ntabwo bigoye cyane, ahubwo ikikenewe cya mbere ni ukuba uhariweho ukabanza ukamenya amakuru y'ingenzi kugira ngo bibe byagufasha muri application ndetse kugira ngo ukore application yawe igende neza. Rero rino ni itangazo ryasohotse ritanzwe na East African Christian College, university ibarizwa mu Rwanda. Ikaba yatanze amahirwe ku banyeshuri bashaka kwiga muri sciences ndetse harimo category cyangwa faculty atandukanye. Hano hari faculty runaka, hari faculty zatanzwe. Iyi Chansen with collaboration with Chansen International izagenda itangamo ama scholarship. Hano iya mbere ni Diploma of Education in Child Development, Bachelor of Business Administration in Monitoring and Evaluation, Advanced Diploma in General Nursing, Advanced Diploma in Midwifery na Postgraduate in Theology. Aho ngaho hariho East Africa Christian College yigiye gutanga ama scholarship. Rero iri ni itangazo East Africa Christian College yasohoye kugira ngo buri muntu wese wumva uri available ufite ibi bikurikira tugiye kubabwira kugira ngo abe yakwitabira akaba yakora application muri East Africa Christian College. Rero call for registration and financial support. East African Christian College is pleased to announce that in partnership with Chansen International, it is offering student financial through an income share agreement, study now, pay later model to allow well-motivated and competent Rwandan students who wish to pursue the following programs. Rero hano ni itangazo ryashyizwe hanze ni kaminuza bifatanyije na Chansen International kugira ngo ibe supporting abanyeshuri mu kwiga kwabo cyangwa bapesinga mu masomo yabo. Izi ngizi ni faculties nkuko twe twazibabwiye bazasupportinga. Rero hano hakaba hari ibi bikurikira kugira ngo iyi Chansen International ube wabasha kuyijyamo cyangwa ube wabasha kuba supported by Chansen International through East Africa Christian College. Rero ni byiza ko ugomba kuba ufite ibi bintu bikurikira kugira ngo application uyikore neza. Ikintu cya mbere ni an applicant should have an A2 certificate with 2 principal pass. Ugomba kuba ufite principal pass ebyiri muri biology ndetse na chemistry kugira ngo ube wabasha gukora iyi application neza. Kandi nanone ugomba kuba warasoje amasomo yawe ya senior 6 before 2024. Ahangaha ni byiza ko ugomba kuba wujuje ibyo byangombwa. An applicant who completes secondary education in Rwanda from 2024 must hold an advanced certificate. Ugomba kuba ufite certificate yawe cyangwa diplome ugomba kuba uyifite. Waba utayifite ukaba ufite icyo bita result slip, iyo ngiyo nayo ishobora kuba wayifashisha mu gihe utarabona iyo diplome ku kigo wagiye wigaho. Nanone for the international students, for those students who are from
outside of the country must hold the equivalent certificate. Abo ngabo baturutse hanze, abanyeshuri bazakora application baturutse mu bindi bihugu biri far away from Rwanda, abo ngabo bagomba kuba bafite icyo bita equivalence certificate. Iyo equivalence certificate ikaba itangwa na NESA. Rero ni byiza ko muza mugakora iyi application ariko wabanje gusobanukirwa ati se ni ibiki bikenewe kugira ngo mbe nabasha gukora iyi application. Nanone akandi kantu ni Bachelor of Business Administration in Monitoring and Evaluation. Ahangaha nabo bakaba batanzemo scholarship. Applicants should have an AD OA2 certificate with 2 principal pass in accounting mathematics ku bantu bize MPG, MEG, MCE ndetse MCB ndetse na izi ngizi ugomba nizo REB cyangwa amasomo ugomba kuba warize muri senior 6 kugira ngo ube wabasha gukora application mw'iyi Bachelor of Business Administration in Monitoring and Evaluation. Rero ni byiza ko mukomeza kubana natwe binyuze muri Go Study Scholarship tukabafasha. Hari n'ikindi cyangombwa bita CRB ni icyangombwa uhabwa cyangwa ufata kigaragaza ko nta deni cyangwa nta mwenda ubereye muri leta. Ibyo ngibyo rero nabyo birakenewe cyane ko uba ufite clearance cyangwa CRB. Icyo cyangombwa tuzabafasha kukibona, ni ukutwandikira tukabafasha kubona iyo CRB. Ni nako kantu karimo k'ingenzi, kubona CRB ntabwo biba byoroshye. Rero ni ngombwa ko mutwegera kugira ngo tubafashe mube mwabasha kubona iyo CRB. Rero iyi ngiyi ari scholarship yatanzwe na East Africa Christian College ibarizwa mu Rwanda kugira ngo itange ama scholarship mu mafakulty twagiye tuvuga haruguru. Rero nkago Study Scholarship twiyemeje kujya tubafasha mu gisata cy'uburezi kugira ngo umunsi muzamwageze kure muzavuge ko mubikesha Go Study Scholarship tujya tubagezaho available opportunities ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero iracyari East Africa Christian College aho igenda itanga ubumenyi bwiza kabisa buzagushyira ku rundi rwego mu gihe wabashije kwiga muri East African Christian College kugira ngo ube wabasha gupesinga inzozi zawe. Rero iyi scholarship udakwiriye gutangwa bamubambere mutwegere tubafashe mu gukora application ndetse ibituzuye neza tubibafashe kugira ngo mutaza gukora amakosa. Iracyari Go Study Scholarship, mukomeze mubane natwe muri bino video twagiye dukora atandukanye. Araza kugenda abasobanurira ibindi bintu byinshi, agaseke karacyapfundikiye. Mukomeze mubane natwe, murakoze cyane.